Haleluya haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aho murereye hose ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Imana yacu nishimwe rero, ikomeje kubarinda nanjye ikandinda. Uyu munsi ndashaka gushimira Imana ikintu gikomeye Imana yankoreye. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Haleluya haleluya. Ndashimira uhoraho kandi nshimira n'abantu mwafashije gusenga. Uwiteka Imana abahezagire aho muherereye hose. Hari icyago cy'umutwe rero, nagiye nkunda kurwara igihe kinini, nkarwara umutwe, nkajya muri koma, nkanywa ibinini, nkafata iveri y'amazi nkashyiramo nk'ibinini nka bitatu, biriya umuntu ashyira mu mazi bya paracetamol, ariko umutwe ntukire. Nca muri sikaneri, abaganga babura indwara, bambwira bati jya wifashisha iyi miti kandi ujye uryama kare. Imana itugirire neza. Ariko nshuti y'Imana, ndashaka kubabwira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo ni umwami w'abami. Haleluya haleluya. Data wa twese rero ahimbazwe kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Imana yacu ni umukozi w'umuhanga. Yesu nashimwe. Mu gusenga rero niho naboneye amahoro kugeza uyu munsi. Sinzi icyateraga uwo mutwe, ariko cyo navuga ngo Uwiteka Imana yarakoze. Haleluya. Uwiteka yabaye mu ruhande rwanjye. Narwaye umutwe uragenda umbuza gukurikira amasomo. Ishuri ndarihagarika kuko byari binkomereye. Numvaga ngiye kuzasara, numvaga ubwonko biruta yuko umuntu yabuteruramo nkasigara gusa. Igihimba cy'umutwe umuntu akaba yagikuraho kugira ngo mbashe kubona amahoro. Ndashima Imana rero yuko ntahakomeye Imana itakura umuntu, no mu rupfu Imana yakurayo umuntu. Imana itugirire neza, kuko numvaga bindutira ko napfa, cyangwa se bikandutira yuko umutwe bawukuraho. Ariko Imana yacu ni nziza kandi Imana yacu irahambaye. Imana yacu irakomeye. Imana yacu ni iyera. Data wa twese nahimbazwe cyane. Haleluya haleluya. Nshuti z'Imana rero, Uwiteka Imana akomeze gushyirwa hejuru. Imirimo n'ibitangaza Uwiteka agenda akora ni byinshi mu buzima bw'umuntu. Nawe hari ibyo Uwiteka Imana yagukoreye. Imana nta kindi kintu idusaba, ni ukuyishima, kuko Imana ikunda amashimwe yayo. Haleluya. Imana ikunda amashimwe yayo. Imana ikunda umuntu uyihereza umwanya, ikayihereza icyubahiro, kuko irabikwiriye. Uwiteka rero akomeze kubana namwe mukirwaye. Uwiteka Imana abakize. Turakomeza kubasengera, kuko umuntu utarahuye n'ikibazo cy'ububabare bw'umutwe, ndashaka kuvuga ngo ntabwo yabasha kugusengera abishyize ku mutima. Ariko kubera ko njyewe narwaye umutwe nkumva ungejeje kure, bene data, nicyo gituma uyu munsi wa none mvuga nti abantu barwaye bafite ikibazo cy'umutwe, yego n'ubundi burwayi burababaza pe, simbwirengagije, ariko abantu bafite ikibazo cy'umutwe, Uwiteka Imana bakomeze kandi abakize, abakurireho icyo cyago mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mu ijuru hari Imana ikiza abaganga bananiwe. Mu ijuru hari Imana ikiza wanyweye imiti ishoboka yose, ariko ntibashe kugera kuri ubwo burwayi. Imana yacu idufashe rero, ko twasenze Imana, abantu bari hirya no hino tubasha kuvugana, mwafashije gusenga. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Data wa twese rero akomeze kubaha umugisha utagabanije. Mwebwe mwafashe igihe mukansengera, Imana yo mu ijuru itibagirwa imirimo, icyo kintu Imana izakibibukireho. Ubu naho nawurwara nkurwara nk'uko bisanzwe, kumwe umuntu aba yananiwe. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Ariko umwaka ushize narwaye umutwe
umutwe wenda kunyica, umutwe. Imana idufashe. Rero nta cyago na kimwe Imana yananirwa gukiza umuntu. Imana irashoboye, Imana irakomeye, Imana ni nziza. Data twese akomeze guhabwa icyubahiro, kandi mukomeze kugubwa neza bene data aho muri, n'abandi barwayi bose Uwiteka Imana bakize kubw'imbaraga ze. Mukomeze rero kugubwa neza, kandi uburinzi bw'Imana bukomeze kubabonekaho, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.